abakurikira True Line program those ones who follow True Line program nkuko bisanzwe as usually tugiye gusobanura cyangwa se kugira ikintu tubabwira. We are going to explain hari amagambo akomeye they are the strong words kandi y'ingenzi and they are necessary tugiye gusa nk'abavugaho. We are going to talk about icyo tubasaba no kugira ngo mube attentive. What we want from you tugiye kubaganiriza ku ijambo rivuga ngo imbaraga zo guhindura amateka. We are going to talk about the power of changing. Nkuko bisanzwe rero as usual twifashisha amagambo yo muri Bibiliya. We get the words from the Bible. Ayo magambo yo muri Bibiliya tukayashyira mu buzima busanzwe. And that the Bible words we translate them in the normal life. Amagambo rero tugiye kuganira tugiye kuyavuga ni muri Nehemiya. Turavuga muri Nehemiya. We are going to talk about the words from Nehemiah. Turavuga muri Nehemiya igice cya mbere. For the verse 1. Umurongo wa mbere. For the chapter 1. Mushobora kuzahasoma. You can read them. Iyi nkuru iratwereka uburyo uyu mugabo Nehemiya This story tells about ngo yumvishije amakuru. He hears the story or the words. Ubwo yari ari mu buhungiro. How he's a part of the country. Ibintu by'iwabo bari barabisenye. Things from their nation they have destroyed. Nta kintu na kimwe bari basigaranye. There's nothing they have. Bene wabo bari barabishe. Their families have already died. Nta muryango yari asigaranye. There's no family. Barahungiye mu kindi gihugu. They go to another nation. Mu byukuri we arabyumva. And he hears that. Ariko Nehemiya akimara kumva ibyo bintu. But Nehemiah hears that. Ngo yakoze ikintu kidasanzwe. He did a strong thing. Aricyo twifuriza abantu mukurikira True Line program. We wish to you to have that. Abantu mukurikira True Line program. Those people who follow True Line program. Icyo kintu ni ikintu cy'ingenzi. That things is the very important thing. Reka guheranwa n'agahinda. Let the depression go about you. Reka guheranwa n'amateka. Let the history go. Ahubwo wowe gira imbaraga zihindura ikintu. Just have a strength to change that things. Mwe mukurikira True Line program rero. You just follow True Line program. Muzasome izi nkuru za Nehemiya. You have to read the Nehemiah story. Mwumva uburyo yagize umujinya. And here's about how she get mad. Akahita afata umwanzuro wo guhindura ibintu. And get the decision of changing things. Reka duhere nko mu muryango. Let's start in the family. Hari igihe umuntu agera mu rwego. There is the time the person in the level. Cyangwa akagera mu wundi muryango. Or he goes in another family. Cyangwa akagera mu kazi runaka. Or he goes in another job. Cyangwa se akagera mu gihugu runaka. Or he changes the nation. Ariko yahagera kamera neza cyane. But when you go in that nation or in that family, you get good life. Icyo gihe ibyo bintu kubera ko ariho neza. Because you get a good life. Bigatuma yibagirwa umuryango we. And because you to forget about your family. Bigatuma yibagirwa amateka yiwabo. Because you to forget about the history of your family. Nyamara kurya iwabo kera byari bibazo. But in that time for the first to eat in your family it was so complicated. Cyangwa se atarahava ntibyari byoroshye. But when before you move from that it was not easy. Ndetse n'inzu yiwabo wasanga yaravaga. And that house from yours the rains come into your house. Iwabo abana batiga. Your family people doesn't study. Cyangwa se yarasize n'umugore we nta n'igitenge agira. Or your woman doesn't have anything to get covered. Mbega igihe cyose we ntiyibuke amateka yasize inyuma. But all the time you don't remember the past. Ariko uyu Nehemiya But Nehemiah ngo yaje gukora ikintu kidasanzwe cyane. He did a very strong thing. Ngo yabaga ibwami. He was in the nation, in the family, like in the king's kingdom. Ngo yararyaga. He ate. Yaryaga neza. He ate very good food. Akanywa ibintu byiza. He drinks good. Akambara ibintu byiza. He clothes good. Akagendera mu bintu byiza. He moves in the very expensive things. Nk'umuntu ubwe ku giti cye. As one person. Nta kibazo yagombaga kugira. There is no problem about his life. N'abantu rero mu byukuri. And you people. Hari urwego umuntu aba ariho. There is a level you reach. Rwa rwego rugatuma yibagirwa umuryango we. But that level causes you to forget your family. Rugatuma yibagirwa ubuzima bw'iwabo. Cause you forget the life that your family live. Rugatuma yibagirwa ubuzima bw'umuryango w'iwabo. Cause you forget the life that your family are suffering for. Uvuye iwanyu aho mu ntara. You leave that family for ugeze mu mujyi wa Kigali.
and you are in the city. ubonye akazi keza You get a good job, cyangwa se ubaye selected mu bintu runaka or you be selected from the something, ariko ntukibuka iwanyu but you don't remember your family. niyo ugiyeyo ugenda mu mafime When you go there, you go in the ribbons, rimwe na rimwe ukanibagirwa ko hari ubuzima wigeze kubamo and you forget there is you pressed. ibyo bintu bikagutera ubwibone But budasanzve that things cause you to be like you are not in that one, butuma wibagirwa cyangwa se utamenya agaciro k'aba bantu and cause you to forget the value of you people who are in the forest. hari n'uvuga ngo nambutse Nyabarongo And there is person who says, I get up from the village, hari uvuga ngo ntabwo nzigera nsubirayo I will not return. uheruka cya gihe imvura ibagwira You remember only one that for the press when the rain come in the house. uheruka ya mateka batagira umuriro w'amashanyarazi You remember that time they don't have electricity. uheruka cya gihe batabona ibyo kurya You remember in that time they don't get food. uheruka cya gihe mbega nta kintu na kimwe bagira You remember that time they don't have anything. wowe kuri wowe byabaye amateka In that time for you it's impressed. ariko kuri bo ni amateka yigarukamo But there, for them, it's a press who comes returns. nta mujinya wo guhindura amateka ufite You don't have the madness of changing something for the press. Imana yaragufashe wowe The God helps you. igukuramo He removes you in that. ikwifashisha nk'igikoresho yatekerezaga ko uzasubira inyuma He gets you to use as his tools ukajya kureba icyo umarira ba bantu to go back and help for those ones who ariko are wageze in i Kigali change. And you are in the city, wageze muri Amerika you are in the America, wageze muri Canada you are in Canada, cyangwa se n'ahandi hose or anywhere. ntugishaka kubibuka You don't want to remember. niyo wibutse ibyaho ugerageza guforosa ubwonko When you remember the past, you just want to force your mind. ayo ni amahame ya kinebwe This is the conditions or the response. This how those ones who doesn't care for anything things. ni amahame ya giswa Those ones are for that one who doesn't have anything in their ni mind. amahame Bibiliya itemera That's the conditions that Bible doesn't get. True Line rero nta kindi dukora True, and what we did ni ugufata amahame ya Bibiliya is to get the conditions or commandments of Bible, ni ugufata principe zose za Bibiliya is to get a principles of Bible tukagaruka tukazikandagiramo and come and get in. twifashishije amateka y'uko abandi byagenze When we refer to the prayers of others, na Nehemiya rero nuko byagenze and Nehemiah did that. Nehemiya ngakimara kumva amakuru y'iwabo Nehemiah, when he listened to their families, ngo na bya bindi byo kurya byiza yarabyibagiwe and that good fruits he forget. ngo ese yumva ntabyo ashaka He think that he don't need them. ngo yagize agahinda kenshi mu mutima He was so get pain. aravuga ngo hari icyo ngomba gukora He said that I have to do something, ngo agira umujinya wo gushaka guhindura ibintu and he just fight for changing something, ngo agira umujinya wo gushaka gusubiza ibya bene wabo ku murongo and he just get fight for getting things on the line, agira umujinya wo kugira ngo asubize bene wabo agaciro and he fight for giving their families for the value, ngo ibyo kurya biramunanira but the food he doesn't get it kugeza ubwo umwami amubajije icyo yabaye until when the kings ask what happened to him. Nehemiya ngasenga Imana Nehemiah just pray God, arabwira ngo Mana mfasha ngira icyo nkora please God help me to do something. iyo wifuje neza buri gihe When you wish something good, iyo watekereje neza buri gihe when you think good, icyo gihe Imana itera umutima w'abandi gusubiza ibyifuzo byawe in that time God tells those ones others to get a solution of your wishes. iyo ugambiriye neza mu mutima When you just need things be good ukifuza ikintu cy'ingenzi and you wish good things gihindura ubuzima bw'abandi which can change the life of icyo others. gihe Imana itera abantu umutima wo kugira ngo bumve ibyifuzo byawe babisubize In that time God tells others to get your wishes and get a solution of Nehemiya that. rero ngakimara kugira ibyo byifuzo Nehemiah, when gets that wish, ngo Imana iteza umutima umwami wo kugira ngo yumve Nehemiya God gives a king a heart of getting the words from Nehemiah. ngo umwami aramubwira ngo n'ubwa mbere mbonye ugira akababaro kangana gutya King says, it's the first time that I saw you are in the pain. si uko Nehemiya atajyaga ababara Nehemiah doesn't mean that Nehemiah doesn't get pain. ariko mu by'ukuri Imana yateye agahinda yateye gutuma umwami abona ko Nehemiya yagize agahinda But the God
shows the king that Nehemiah has a pain. Nehemiya ahabwa uburenganzira, And Nehemiah gives a light. ahabwa n'ibyangombwa, And Nehemiah gets a passport. ahabwa n'ingabo zimuherekeza. And get armies in Umwami aramubwira ngo genda uhindure amateka y'iwanyu, And the king tells him that go and change the history genda of ukora your icyo ushaka family. cyose nzanagushyigikira. Go and do whatever you want, I will support you. Mbere y'uko ugira icyifuzo, Before you get a wish, mbere y'uko ugira kugambira, before you get a wish, banza ugire umujinya wo guhindura amateka, just want to fight for changing first. ugire umujinya wo guhindura ibyananiranye, Just fight for changing your history hanyuma usaba Imana kuguha izo mbaraga. and ask God to give you a power. Wowe ukurikira Training Program You just follow mu magambo make in the small words. amateka y'ubushomeri bw'iwanyu, The history of your jobless, amateka y'uburaya bw'iwanyu, the history of prostitution, family, amateka y'ubukene bw'iwanyu, the history of poor, amateka y'ubuswa bw'iwanyu, the history of unintelligence, amateka yose agaragara ko yabase iwanyu, the history that things get like they are somehow, amateka ahora yisubiramo iwanyu. the history that repeats again in your family. Ugomba kugira umujinya wo kuyahindura. You have to fight for changing them. Nicyo tubifuriza. That's our wish to you. Gira umujinya uhindura ibintu byose. Fight for changing things. Gira umujinya uhindura amateka. Fight for changing the history. Ukeneye amateka mashya. You need a new history. Wigera ibwami, When you are in the kingdom, wigera mu bintu don't go in the kingdom ngo wibagirwe aho waturutse. and forget where you come from. Nta rindi jambo twababwiraga, There is no word. niryo ngiryo rivuga ngo Is that which says umujinya wo guhindura amateka. fight for changing the history. Twifashishije igitabo cyo muri Nehemiya, We get the Bible, the book from Nehemiah, igice cya mbere umurongo wa mbere kumanuka. verse 1, chapter 1. Urasanga aho Nehemiya yakoze ibintu by'ubutwari. You will see how Nehemiah Ubutwari yagize no kugambira neza mu mutima. and what he did was so good for changing. Imana ikorera mu kugambira kwe. God does in that changing. In that Turabashimira rero mwebwe, we are so thankful. turabashimira kuko mukomeza gushyigikira True Program. Always thankful for you for supporting us. Mukomeze kutugira inama, You come for advice. mukomeze gukora subscribe, You subscribe. mukomeze gukora share, Get share kandi mukomeze no kudusengera and just pray for us. nakagaruka.